Shalom shalom, ndagushuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, reka turamye Imana muri aka karirimbo. Dushimira Imana iduhaye ubuntu bwo kubaho, umwuka tugahumeka ku buntu, n'imbabazi atugiriye Yesu. Amen. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka ndabivuge. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge. Oh, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Oh, reka ndabivuge data, uri mwiza Yesu yo, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza Yesu, uri mwiza. Oh, uri mwiza, uri mwiza. Haleluya, reka ndabivuge mwami, uri mwiza Yesu, uri mwiza Yesu, uri mwiza. Yesu we warakoze, uri mwiza, kubw'ineza yawe mwami, uri mwiza, reka ndabivuge. Oh, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Oh, uri mwiza, uri mwiza. Mana uri mwiza, uduhaye umunsi mwiza wo gukora ibyiza gusa. Tugusize hejuru, niwamamare nuhimbazwe. Tugushimiye ubuntu bwo kubaho, tugushimiye ubuntu bwo kuramuka, tugushimiye ubuntu bwo guhumeka. Tukuramburiye amaboko, ni wowe Mana, Imana iduhashisha tukabyuka amahoro, Imana idusubizamo umwuka ku buntu. Mana ni wubahwe, nushyirwe hejuru, cyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Wagize neza Yesu, tugushimiye ubuntu waduhaye, tugushimiye ibyo wazanye mu munsi wacu, tugushimiye neza utugiriye, tugushimiye gukora kwawe none n'ibihe bidashira. Haleluya, haleluya, mwami amamara. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 36 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Haravuga ngo, ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Amen. Imana ishimwe. Reka dusenge uyu munsi, tubwire Imana ngo, Mana ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi. Niba uzi Imana, Imana igumye kugirira imbabazi uko ijambo rivuze. Imana itugirire ubuntu, hari ubuntu dukeneye. Imana itugirire ubwo buntu bwinshi, izo mbabazi turazikeneye, ubwo buntu turabukeneye, no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Uvuga ngo ibyo Uwiteka byose akora abikorera mu gukiranuka. Gukiranuka k'Uwiteka tugumye tukubone. Haleluya. Mu buzima bwacu, mu minsi yacu yo kubaho, mu munsi wacu, mu migendere yacu, mu mikorere yacu, gukiranuka k'Uwiteka tugumye tukubone. 12 bavuze ngo, ikirenge cy'umwibone cye kunzaho. Reka tubwire Yesu ngo, ikirenge cy'umwibone cye kutuzaho. Ni ukuvuga ngo abibona baza kutwibonaho, baza kutwiryaho, abaza kutumwaza, abaza kutwishongoraho, ibintu nk'ibyo, ikirenge cy'umwibone cye kunzaho. Ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Ntabwo murabona abantu bakora inama ngo bakwimure, ngo bakuvane ku ntebe Yesu yakwihereye, ngo bakuvane ahantu Yesu yakwihereye. Rimwe na rimwe bagashaka kuhigumana. Nagiye mbibona mu maguru abantu bakashaka kukubirindura neza neza, iyo ntebe Imana ngaba ari bo bayicaraho, kandi rimwe na rimwe nta n'umuhamagaro bafite. Reka ko nkarekera, umuntu aba yarabonye byinshi. Nuko nk'ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Reka dusenge Imana. Ibyo ufite ni aho uri, niba ari mu kazi
ntagire ukwimura, kuko kw'abanyabyaha kwe kukwimura. Niba ari aho utuye, kuko kw'abanyabyaha kwe kukwimura. Ntihaboneke n'impamvu y'abanyabyaha ituma uhimuka kandi utabishaka. Mu izina rya Yesu twimukira aho Imana ishaka, mu mugambi w'Imana, mu by'Imana yategetse. Apana ko abanyabyaha bicaye bakareba umuntu ishyari rikabuzura, barangiza ngo reka bakwimure, reka bakugambane, reka bakugirire nabi. Oya, ibyo tugiye kubifunga uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amaboko yabo Uwiteka yafate mpiri, imigambi yabo Uwiteka yifate mpiri, gahunda zabo Uwiteka zifate mpiri, ntibazatwimura aho Imana yadusize. Hari n'abimurwa da, ugasanga za nkozi z'ibibi zirabimuye, zibatahishije igihe. Reka dusenge. Bibaho da, taba amaso ugasanga neza ibintu birakaze. Ariko hari Yesu utubwiye ngo uyu munsi ubuntu bwe bwuzuyemo imbabazi, kuko twamumenye burabana natwe, kandi aragumya yerekane gukiranuka kwe ku buzima bwacu, mu mibereho yacu. Ikigeretse kuri icyo, aradukiza ibirenge by'abibone. Ikindi, abanyabyaha amaboko yabo ntazadukoraho, ntazatwimura aho Imana idusize, aho Imana iduteretse kubw'ubuntu. Haleluya. Papa, turagushimiye, himbazwa Mwami. Imbabazi zawe dukomeze tuzibone, komeza utugirire imbabazi Mwami, umunsi ku munsi. Ni imbabazi zawe zituma tubyuka tukiriho, ni imbabazi zawe ziduhesheje guhagarara, ni imbabazi zawe zituma tuvuga, ni imbabazi zawe zituma tugenda, ni imbabazi zawe Mwami, imbabazi zawe z'igisagirane, imbabazi zawe zikomeye, imbabazi zawe z'ububasha bwinshi, imbabazi zawe zinyure mu buzima bwacu, zinyure ku myaka yacu yo kubaho, zinyure ku mazina yacu, zinyure mu mibiri yacu, zinyure mu mwuka wacu, zinyure mu rubyaro rwacu, zinyure mu mabo tubakanye nabo, zinyure mu ngo waduhaye mu izina rya Yesu, zinyure mu miryango yacu aho tuvuka, zinyure mu bavandimwe bacu mu izina rya Yesu. Uyu munsi Mwami, imbabazi zawe gumya uzidusesekazeho, kuko twakumenye nicyo uzadukiza, kuko twamenye izina ryawe, ngo tuzakwambaza nawe utwitabe. Turakwambaje Data uyu mwanya rero, reka imbabazi zawe zidukomeze, zidukomereze, imbabazi zawe zidutambutse, imbabazi zawe ziduha ibyo dukeneye, imbabazi zawe ziduhesha umugisha uyu munsi, imbabazi zawe zishyigikira amaboko yacu mu mirimo dukora, imbabazi zawe ziduhuza n'ibyo twifuza, imbabazi zawe zitugeza aho dushaka kugera. Kandi wereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe Mwami, ongera ugaragaze gukiranuka kwawe mu buzima bwacu, ongera ukora imirimo yawe Mwami. Uyu munsi uturemere igitangaza, uyu munsi udukorere mu buzima bwacu, kubwo gukiranuka kwawe, kubwo ubuntu bwawe Mwami, kuko watugiriye imbabazi Data wa twese, n'ubundi ntacyo utadukorera. Icyaha nicyo cyari gikomeye mu buzima bwacu, ariko kuko imbabazi zamanutse uraduha n'ibindi Mwami. Kora ibitangaza byawe uyu munsi, kora ibitangaza Data, waduhaye kubaho, ukaduha umwuka guhumeka ku buntu. Kora n'ibindi Mwami, ibyo twifuza biri mu kiganza cyawe, ibyo dukennye biri mu kiganza cyawe, ibyo dusaba urabibona Mwami. Imitima yacu ngiye dusubize, niwe ufite ibisubizo by'ibyo twibazo dufite, niwe ufite ibisubizo by'ibyo twibaza, niwe ufite ibisubizo by'aho tutabonera inzira, niwe ufite ibisubizo aho duhagaze, niwe ufite ibisubizo Yesu. Dusubize we Mukiza, kubwo gukiranuka kwawe Mwami. Turinde ibirenge by'abibone bye kutuzaho, ibirenge by'abadusuzugura, ibirenge by'abatugaya, ibirenge by'abatunegura, ibirenge by'abatwiryaho. Byo byose ibyo birenge ubiturinde, ubishyire kure y'ubuzima bwacu, ubishyire kure Mwami yo kubaho kwacu, ubishyire kure y'aho dutuye, ubishyire kure y'aho dusengera, ubishyire kure y'aho dukorera mu izina rya Yesu. Aho Satani yacaga umudayimoni w'ubwibone wo kugira ngo abantu batwibone, abantu batwirya, abantu badusuzugure, mu izina rya Yesu. Abantu batwange biturutse ku bwibone bwabo, mu izina rya Yesu. Abaduhema, abadukoba, byo byose bituveho mu maraso yawe Yesu, mu bubasha bwawe. Ukuboko kw'abanyabyaha kwe kutwimura, ntago tuzimuka. Ibyo wagambiriye ni byiza kuri twe, ntawe uzatwimura bitari mu mugambi wawe. Byo turabitegetse, byo tubishyizeho mu kwizera, kuko ijambo ryawe ariko bivuga nk'ukuboko kwawe kw'abanyabyaha kwe kutwimura. Turabigusabye Mwami, abatugambaniye,
abatugambanira, abatuvugira mu mvuvu, abagira ishyari ry'ibyo waduhaye, ibyo byose bimirwe bunguri mu maraso ya Yesu. Ahubwo ubuzuza urukundo, ahubwo ubuzuza urukundo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubasukire urukundo, badukunde batwibonemo, abo banyabyaha mu izina rya Yesu. Ubashyire kure y'amazina yacu, ubishyire kure ibitekerezo byabo, tubifashe mpiri, tubigomororeye wowe. Utunama twabo tudufashe mpiri, tutugomororeye wowe uyu munsi mwami. Haleluya. Urakoze twakiriye iri humure, urakoze twakiriye ijambo, urakoze Yesu gusohoje ibyo ibiri muri iri jambo ku buzima bwacu, ku mateka yacu, mu mibereho yacu mwami, mu munsi wacu. Iri jambo rifatane na buri saha y'uyu munsi, rifatane na buri segonda mwami, ubuzima bwacu. Utugirire imbabazi, utugirire ubuntu, utugirire ubuntu, tugirire impuhwe mubyeyi mwiza, data wa twese. Yesu turagukunda, urakoze mwami, urakoze papa karosoza gukiranuka kwawe kuri twe. Urakoze Yesu kutugiriye ubuntu, imbabazi muwe. Urakoze Yesu kuturengera, urakoze Yesu kudukiza ibirenge by'umwibone, urakoze kubishyira kure yacu byo gusuzugurwa n'igisuzuguriro. Urakoze mwami ukuboko kw'abanyabyaha ko gushyize kure yacu mu izina rya Yesu. Turagushimiye mwami, ganza papa, amamara ni wowe mwami, turabyakiriye. Uyu munsi uduhire, uyu munsi uduhire, uyu munsi uduhire mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Murakoze, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza, ntibagirwe gukora subscribe niba uri mushyashya, kandi mujye mukora share, ugira abantu byukije, ugira abantu bwiye, baze basenge, bashyire Yesu hejuru mu gitondo. Ni byiza. Shalom.